Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo ridukomeza, ritwongerera imbaraga kandi ritwibutsa icyo Imana idushakaho yaduhamagariye. Mwuka Wera tuyobore muri iri jambo kuko niryo yaduhitiyemo. Nongeye kubaha ikaze kuri The Way series, aho twatangiye urugendo rwo gushyigikirana, tugakomezanya, tugahugurana muri iyi nzira. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ibyo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2. Iri jambo ni ijambo buri muntu wese wizera Imana yakagombye gutekerezaho. Ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Nta muntu wizera Imana utakagombye gukora icyo Imana yamuhamagariye, kuba umusaruro mwiza. Ariko iyi ntekerezo zawe zivanze n'iz'iyi si, Satani agatangira gukorera muri wowe, akakwibagiza gusoma ijambo ry'Imana, akakwibagiza icyo Imana yaguhamagariye, gusenga, ugasanga nta mwanya ubonera Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Kuko ab'iki gihe, ab'isi ya none bari bize, barimo gushaka amafaranga, bari bize kwita ku miryango yabo, ntibibuke gushakira Imana umwanya. Rero uyu murongo nongeye kuwutekerezaho, ni umurongo wongera kutwibutsa ko Imana ibyo idushakaho, ariko twongera tugahinduka, tukayishakira umwanya. Intekerezo zacu ntizibe mu kazi, ntizibe muri business zacu zungutse cyangwa zahombye, ntizibe ku miryango yacu, ahubwo twongere duhe Imana umwanya, tugire ubushake mu kuyishaka, tugirane ubusabane bwiza n'Imana, kuko ibyo ni byo bizatuma dutsinda mu byo twaba turimo byose. Tugendera mu mucyo w'Imana, aho kugira ngo isi dutware ituyobore aho igiye tujyaho. Tugomba rero kwitandukanya nayo, tugahinduka rwose tugize imitima mishya. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo imitima yacu tuyihoze ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Kuko ibyo mu isi nibyo abantu bifuza, ni amafaranga, n'imbaraga, n'ubutware, ubuyobozi ndetse n'ibindi byinshi. Rero benshi kwizera kwabo kwabaye guke, kuko bahanze amaso ku by'isi, nibyo bashyize imbere kuruta uko amaso yabo bayahanga ku biri mu ijuru. Aba rero ijambo ry'Imana rirababwira ngo muri Yohana wa mbere igice cya 2, ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi. Umuntu ukunda iby'isi nta gukunda Imana aba afite. Iby'isi ni byibi, iby'umubiri w'umuntu urarikira, ni ibintu amaso yareba akabyifuza, n'ukuntu yirata ibye. Ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Murumva ko iby'isi ni iby'amaso areba, akabirarikira, akabyifuza, kandi ibyo ngo birashira. Bitandukanye rero n'iby'Imana, kuko iby'Imana bihoraho iteka ryose, kandi n'ukora iby'Imana ishaka ahoraho iteka ryose. Ni nayo mpamvu Pawulo yongeye kubitwibutsa mu Baroma ngo duhinduke rwose, imitima yacu ihinduke kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, tumenye iby'Imana yaduhamagariye, iby'Imana ishima, hanyuma ari byo dukora kandi bitunganye. Ukora ibyo ngo azahoraho iteka ryose. Rero ibyo ntabwo upfa kubigeraho, iby'ubwami bw'Imana biraharanirwa. Icya mbere rero ni uko uba ugomba gusoma ijambo ry'Imana. Mu gusoma ijambo ry'Imana rero niho dutangira guhinduka buhoro buhoro mu ntekerezo zacu ndetse no mu mitima. Kuko niho tuvuganira n'Imana, niho tumenyera ukuri kw'Imana, niho tumenyera iby'Imana ikunda n'ibyo yanga. Mu ijambo ry'Imana niho tubonera imbaraga z'Imana. Buri munsi rero ujye usenga kandi usome ijambo ry'Imana, ibyo bizatuma umurikirwa n'umucyo w'Imana mu byo waba urimo byose. Icya kabiri, ushakira Imana umwanya. Mu gushakira Imana umwanya rero ni wowe ugomba kwiha gahunda mu kuvugana n'Imana. Aho waba uri hose Imana irumva, waba uri mu kazi, mu modoka, aho waba uri hose jya uvugana n'Imana. Nkuko Paul yabitwibukije
mu Baroma ngo intekerezo zawe zihore ku Mana. Vugana n'Imana rero buri munsi, buri saha, buri segonda, buri munota. Ivange mu by'Imana nayo izivanga mu byawe, kandi ibyo bizatuma wubaka kwizera kwawe. Icya gatatu, ugira ibyo ureka. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke rwose. Nk'umuntu rero wamenye Imana aca muri byinshi muri uru rugendo rwo gukurikira umwami wacu. Isi yuzuyemo ibyaha, ibintu byinshi bigusha abantu. Rero ibyo byose uba ugomba kwitandukanya nabyo, kwirinda amakimbirane, intonganya, ukambara ukikwiza, ntumere nk'ab'iki gihe. Inshuti mbi ukitandukanya nazo, ibigaruka ukarekana nabyo, ukareba ibyo ugaburira amaso yawe n'amatwi yawe, ugahitamo umuremyi wawe akaba ari we ukorera. Niba ubu butumwa bukugezeho, hari impamvu itumye bukugeraho. Intekerezo zawe zongere zijye ku muremyi wawe, uhinduke rwose uboneye, kandi binyuze mu ijambo ry'Imana. Witandukanye n'intekerezo ziva ku badayimoni zituma kwizera kwawe kuba guke. Ntiwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo uhinduke rwose, umenye icyo Imana yaguhamagariye. Ufate ijambo ribe nk'umukandara w'ubuzima bwawe, kandi usenge buri munsi. Thank you, Abba Father Yahweh. Urakoze ko twongeye kuza imbere yawe nk'abakobwa n'abahungu bawe. Urakoze ko tutari twenyine muri uru rugendo. Turagusaba Data muri uru rugendo ngo duhinduke rwose. Imitima yacu yishimire, uduhindure tube bashya, tuve mu bubeshyi bwa Satani, uduhe imbaraga muri buri ntambwe dutera tugusanga. Ushyire ukuri mu mitima yacu binyuze mu ijambo ryawe. Ndakwinginze Data ngo buri umwe wese ubutumwa bugezeho umutwikirize ijambo ryawe, umutwikirize ukuri kwawe, umuhe imbaraga zo kuva mu bituma atakubonera umwanya. Umwibutse icyo wamuremeye, kandi umwibutse ko utigeze umwibagirwa, umuhore iruhande, kandi umuhozaho imbabazi zawe. Ni mu izina ry'umwami wacu Yahusha tubisabye twizeye, amen. Haleluya. Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahweh.